Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Gira amahoro ya Kristo umuvandimwe. Tumaze iminsi tuganira, tumaze iminsi dusenga, tumaze iminsi twungurana ibitekerezo ku mubyeyi Bikira Mariya. Ubu rero turi mu isengesho rica ku mubyeyi Bikira Mariya, kandi iri sengesho ndabizi neza ko riri gukora ibitangaza. Nukuri ndabihamya, aleluya, kuko sinashidikanya ko Bikira Mariya yabikora kuko nzi neza ko abishoboye. Amina. Ntabwo twebwe rero turi muri mubare w'ababandi bamunyega, bamupinga, bamuvuga nabi, ahubwo twe turi mu mubare w'abamukunda kandi bashaka kumufasha gukiza isi, bashaka kumuhoza amarira aterwa n'abamwanga. Muvandimwe wanjye nkunda rero, urwo ruhare twafashe kuri Bikira Mariya ntabwo ari ikintu cyoroshye, ariko kandi ntikinakomeye. Nubwo mu isi bamwanga, ariko kandi ntibibuje ko ari umubyeyi w'Imana. Abantu benshi barimo kunyandikira bambwira bati Bikira Mariya kumuvuga rwose birahambaye kuko yangiriye byinshi. Buri wese arasubiza amaso inyuma akibuka aho yanyuranye nawe. Nanjye hari henshi cyane nibuka twanyuranye, ariko ku buryo bw'umwihariko njya mushimira ku bw'izi ngabire kuko niwe wamfashije kuzikoresha. Njyeweho nari nabyanze pe, njyeweho nari nagiye pe, njyeweho nari nabivuyemo pe, ariko Bikira Mariya umubyeyi araza amagara iruhande anyumvisha ko ngomba kumvira Yezu kandi aramfasha. Njyewe naravugaga nti ntabwo nabishobora, ariko Bikira Mariya akambwira ati ariko nyamara wabishobora. Buriya Bikira Mariya rero ntabwo avuga ahatiriza, nta nubwo azi burya no wenda ashobora kugira igitsure nk'umubyeyi, ariko ntabwo azi gukankama. Ni ukuri Yesu ajya anzi imbere akambwira, yarakiza akambwira, yarakiza akambwira, yarangiza akaba yanavuga n'ijambo nkavuga na Nyagasani urankangaranyije, mwumva nsigaye mpungabanye mvuga nti Nyagasani. Yezu hari igihe atanga ubutumwa, hari igihe atanga ubutumwa ukumva burakomeye bukakaye kandi, ariko Bikira Mariya naho bwaba bukakaye byose abicisha mu koroshya. Ku buryo rero igihe kinini Bikira Mariya ubwo niyo yabonye ibikomeye niwe urira. N'ikibeho yabonekeye abana arira, mu mwanya yakababwiye nabi ahubwo akabinginga ati ariko bana banjye mwasenze koko, noneho kugira ngo abereke ko ibyo ababwira bikomeye akarira. Birumvikana Yezu ntabwo yaza ngo arire, ahubwo Yezu aho kugira ngo arire agira igitsure. Yezu agira igitsure, agira igitsure. Ariko rero icyo nashakaga kukubwira, nta ari Bikira Mariya urira, ari Yezu ugira igitsure. Ni ukuri bose biterwa n'umubabaro wo gushaka kudukiza. Baravuga bati se bana bacu ko tubona no gukoza no kureba mu rumuri mu zuba birakugora, kuko uzahangara kuba mu muriro waka ubutazima. N'abahari bararira, baravuga bati yaba twagiraga amahirwe tugasubira mu buzima ntabwo twakongera. Ibyo ngibyo rero ndizere ko utabishidikanya muvandimwe, uhereye ku ivanjiri y'umukungu na Lazaro w'umukene, uko umukungu yavugaga ko yari amerewe nabi, yari ahantu hababara, akavuga ati iyaba nashoboraga kuba nahava basi se mwohereza ajye kubwira abavandimwe banje rwose ntibazaza ahangaha ndi. Urumva muvandimwe, haramubabaje ariko ntashaka ko hari n'undi we uhaza. Ariko twebwe abakiri mu isi turumva ntacyo bidutwaye. Hari icyo bidutwaye se? Twabaye bampemuke ndamuke. Nyamara birakwiriye ko tubabarirwa, kandi birakwiriye ko natwe ubwacu twigirira imbabazi. Reka rero dukomeze isengesho. Bikira Mariya rero yankoreye njyewe ibitangaza, ibyo ndabihamya rwose. Yankoreye ibikomeye cyane muri izi ngabire, ntabwo nari kubasha sinari no kuzirenza umutaru iyo atahaba. Nakubwiye ko nazibonye nkoresheje ishapure. Ubwo rero ni imbere y'ishusho ya Yezu Nyirimpuhwe. Ubwo rero Bikira Mariya ntabwo njya nshidikanya ko tuba kumwe, kandi koko iyo byanyobeye araza akambwira ati humura turi kumwe, nkamubona pe. N'ejo nakubwiye ukuntu yaje akambwira, kandi ambwira amagambo meza yakomeje umutima wanjye,
nubwo wenda ntayakubwiye, kuko hari igihe wenda ashobora kubikubwira ukumva aho kujya burya biratworohera abantu kugira ishyari, nabikubwira ukumva ugize wenda nk'akantu. Oya, yarambwira ati cecekere, kandi n'amagambo nakubwiye ni njye nawe, ubwo ni ibanga ryanjye nawe. Icyo nzi cyo ni uko umunwa uvuga Yezu utazumirana. Aleluya, aleluya. Ntabwo umunwa wavuze Yezu ukavuga Bikira Mariya uzumirana. Mu kanya rero yanganirije arambwira ati ariko wumva wishimiye kubaho? Nuko ndamuhindukira ni ntabwo ushobora kubyumva ukuntu binejeje kubaho koko, ni kubaho birandyoye. Muvandi ni ukuri, arabizi Bikira Mariya na Yezu barabizi. Hari igihe bakunyuza ahantu ukishima, warangiza kwishima kuko urishimye ukumva no kuvuga ngo yego birakunaniye kubera ko byakurenze. Nuko ndavuga ndabishaka cyane kubaho. None arambaza ngo ese ngo waguha gutunga ibya mirenge. Nuko ndiyumvira ntariko rero njye ntabyo nigeze nsaba, numva nta n'ibyo bimbwiye. Gutunga byinshi ntacyo bimbwiye, gusa njyewe numva icyo nsaba Imana ni uko utabura icyo ndya, ni uko utabura icyo nambara, ni uko utabura wenda itike ngiye ahantu, mbese nibyo ngibyo nsaba. Naho gutunga byinshi mba numva nta n'ibyo nigeze nsaba. Noneho rero arambwira ngo rero se ngo nutabisaba ngo urabona bizahabwa abandi. Nguko biri kose ntabwo Antikristo ari buzagira abakozi bafite amafaranga ngo ab'Imana baba ari abatindi. Ati urabyumva nte? Ati rero igihe cyari gikwiriye kugira ngo mutekereze yuko no gutunga iby'isi atari umuvumo, ahubwo Imana ishobora kubiguha kugira ngo wongere iminyago mu isi. Ndavuga ni noneho rero niba mubona binkwiriye muzabimpe, njyewe icyo nakubwiye kandi mpora nsubiramo buri gihe, ntabwo nshaka ibintu bizatandukanya n'Imana. Kandi koko ikintu cyanjyana kure y'aho Yezu ndeba ntacyo nshaka. Ubwo rero Bikira Mariya yamaze kubimbwira, ndavuga njye ntabyo nigeze nsaba, nta n'ibyo numva nshaka, simbirarikiye pe. Kandi koko mu mutima wanjye sindarikiye ubukungu, mba numva ntacyo bimbwiye. Cyakora nkamubwira nti nunteze ubukene ngo nibe ngayishe izina rya Yezu, cyangwa se ngo ngire byinshi bituma nibagirwa ko Imana ariyo mugenga wa byose. Aho ngaho niho nshaka kwibera rero. Ariko ambwira yuko kugira ngo umuntu abaho ngaho ni umutima, ntabwo ari ubutunzi, kuko burya hari abakene babibone bazi ko ari bo ba mbere, kandi ari n'abakene ntacyo bafite. Muvandimwe rero, icyo nakubwiraga nawe uracyumva. Abantu rero barimo kugenda banyandikira, bagenda babaza ibibazo binyuranye, ariko hari ikibazo nshaka gusubiza abavandimwe bambajije, wenda ntekereza ko hari n'abandi cyaba giteye urujijo, nshaka kugisubiza nkoresheje ibyanditswe bitagatifu. Bikira Mariya yaratubwiye ukuntu Yezu amaze gupfa, Bikira Mariya yabwiye Yozefu ngo najye gusaba umurambo we. None abavandimwe bakambwira batese Yozefu ko yatubwiye Bikira Mariya yatubwiye ko yari yarapfuye, yagiye gusaba umurambo we ati. Ubwo rero abantu babaza gutyo ntabwo mbitindaho cyane, mpita numva ko uwo muntu atajya asoma Bibiliya, ko ni ibintu byoroshye kubibona nk'uko ngiye kubimwereka. Ahubwo rero mbere yo kubaza ikibazo, burya abantu baba bakwiriye no kubanza gutekereza, ukavuga uti si ikibazo ngiye kubaza koko gikwiriye kubazwa. Ko hari igihe ushobora kubaza ikibazo ugasanga rwose wenda kitari gikwiriye kubazwa. Dore rero reka dusome ijambo ry'Imana, urupfu rwa Yezu. Tugiye gusoma ihambwa rya Yezu. Ivanjiri yanditswe na Yohani, umutwe wa 19 umurongo wa 38. Haravuga ngo ihambwa rya Yezu. Ibyo birangiye, Yozefu wahitwa Arimatiya, wari umwigishwa wa Yezu rwihishwa, kuko yatinyaga Abayahudi, asaba Pilato gutwara umurambo wa Yezu. Pilato arabimwemerera, nuko araza ajyana umurambo wa Yezu. Hazana Nikodemu, wa wundi wigeze gusanga Yezu nijoro, azana ikivange cy'ishangi n'amarira y'igikakarubamba,
bipima nk'ibiro 30, nuko benda umurambo wa Yesu bawuhambira mu myenda hamwe n'imibavu uko abayahudi bagenzaga bahamba. Ahantu bari bamuhambye hari ubusitani, muri ubwo busitani hari imva nshya itaragira uyihambwamo n'umwe. Nuko kubera umwiteguro wa Pasika y'Abayahudi, bariho bahamba Yezu kuko iyo mva yari hafi. Ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Ahangaha rero navugaga Yozefu. Uramubona Yozefu wahitwa Arimatiya. Ntabwo ari Yozefu rero umurinzi wa Yezu. Hari ba Yozefu benshi, hari ba Mariya benshi, ariko irifo no kujya tumenya ngo Mariya uvugwa hano ninde? Mariya nyina wa Yezu, Mariya Mukakiropa, Mariya Madalena, bo bose ni ba Mariya. Ariko iyo bavuga Mariya ugomba kumenya ngo ni Mariya wuhe. Bavuga ba Yozefu ukamenya ngo ni Yozefu wuhe. Bavuga ba Nikodemu nabwo cyangwa ba Lazaro ukazamenya ngo ni ba Lazaro bahe. Muri make ni icyo kibazo abantu bambajije, kandi ndibwira yuko wenda n'undi utari wakakibajije ariko wari ugifite nk'ikibazo, aho ngaho rero arashubijwe. Reka rero dusome ububabare bwa 7 Bikira Mariya asasira umurambo wa Yezu mu mva. Tuzirikane aya magambo y'ishyingurwa rya Yezu uko yanditswe na Yohane. Nuko benda umurambo wa Yezu bawuhambira mu myenda hamwe n'imibavu uko abayahudi bagenzaga bahamba. Imva bamaze kuyikingisha ibuye rinini, bari kubura barataha. Bohereza abasirikare bo kurinda imva ngo abigishwa be batamwiba. Uko yabyakiriye byari birenze uko umuntu abyumva. Gushyingura n'ubusanzwe mu migenzereze yanyu ni umuhango ukomeye uteye agahinda. Kandi njye nibazaga aho nzongera guhurira nawe nkahayoberwa, kuko amaze gufungurira abera sinongeye kumubona, gusa nagumanye ya foto y'izuka yampaye. Mbere yuko dukomeza rero, Bikira Mariya aragira ngo atubwire inyigisho zirimo. Imva ni ikimenyetso cy'urupfu. Ushyinguwe abagiye. Upfuye si wa wundi mushagaye gusa. No mu bibwira ko ari bazima habamo abapfa bahagaze. Abo nabo baba bari mu mva y'umwijima. Abo bose barambabaza kuko mba mbareba. Kuyikingisha ibuye rinini, iryo buye ryashyizweho kugira ngo rikingirize umurambo wa Yezu hatagira uza kumukuramo. Impamvu ari rinini ni ukugira ngo ritazahirikwa ku buryo bworoshye. Bikaba bivuga ko iyo umuntu adashaka kwakira Yezu aba adashaka guhirika iryo buye mu mutima we, riba rikingirije Yezu uri muri we. Yezu kandi nawe aba ameze nk'uwapfuye muri wowe, kuko aba adafite umwanya muri wowe. Gukingisha ibuye rinini kugira ngo Yezu atagaragara ni ukwinangira cyangwa kujandama cyangwa korama mu byaha. Twongere twibukiranye yuko impamvu barikingishijeho iryo buye ntabwo ari urukundo rwo kugira ngo uwo murambo ukomeye rwose utibwa, ahubwo bagiraga ngo hatazagira umuntu uvuga ko yazutse. Batinyaga yuko wa wundi wagaragaje mu magambo no mu bikorwa ko ari Imana, n'ubundi bakomeje kugira ubwoba bwe. Baravuga bati nyamara uyu muntu ashobora kuzadukorera agashya. Bati reka dukingisheho ibuye rinini. Mbese ni nko kuvuga ngo tumudanangire ikintu atazashobora no guhirika. Uwo wigize, mbese navuga ngo wigize kabutindi, niko bo bavugaga. Ariko nta kidashobokera Imana, ryabuye ryavuyeho. Abasirikare bo kurinda imva rero nabo basobanura ko Sekibi yamaze kunangira umutima w'umuntu, ahohereza abasirikare benshi ngo ejo hatazagira ubwiriza wa muntu akihana, bityo ryabuye ryari rikingirije aho Yezu ari rikahava maze agakira.
iyo abasirikare baza bafite umugambi mwiza nibo ba mbere bari kubona Yezu, ariko kubera ubugome bwabajyanye aho kumva ya Yezu nibo ba mbere bahuye n'imbaraga za Yezu wazutse. Niyo mpamvu bikubise hasi bose. Ibyo bikaba bishushanya ko umuntu wese ufite imigambi mibi atazabona Imana, kabone n'iyo yaba yarabaga mu ngoro yayo. Kwihana ni itegeko ku bantu bose, kuko utihannye atazabona ubwiza bw'Imana. Ahangaha rero ngerageje gusobanura kugira ngo ubyumve neza muvandimwe. Hari abantu baba muri shapeli, baba mu kiliziya, basoma amasomo matagatifu, batanga ukarisitiya, abagabuzi b'ukarisitiya, batazabona Yezu. Kubera iki? Kuba mu bitagatifu ntabwo bivuga kuba umutagatifu. Ushobora kuba mu bitagatifu, ushobora kuba ahantu hari hererana ariko wowe utererana. Kimwe nuko ushobora kuba ahantu kure y'ibitagatifu ariko uri umutagatifu. Byumvikane ko ubutagatifu ari hehe? Ni mu mutima mbere yuko ubutagatifu buba aho umuntu ari. Bityo ngahumuriza abantu wenda bari mu nzu z'imbohe, bari mu rugendo se, abari mu buhunzi se, abari mu bibazo binyuranye, mbahumuriza mbabwira nti ubutagatifu cyane cyane ntabwo buzaba ko wabashije kujya mu misa, ko wabashije se gusenga inshuro 6 cyangwa 7 ku munsi nk'uko abayisilamu babigenza. Abayisilamu we ngo umuntu mbese w'umukirisitu mbese w'umuyoboke wa cyane w'umukristo, kandi harimo Kristo nyine. Bo rero ntabwo kubera ko batemera Kristo ntabwo twabita abakristo, ahubwo umuntu w'umuyoboke wa cyane w'idini asenga 7 fois, kandi twabyigaga nyine muri histoire batubwira ko asenga inshuro 7 kandi umutwe awerekeje ahantu hitwa Imaka. Ubwo rero no kuvuga ngo muri mu Islam abagomba kumenya Imaka hariho kugira ngo igihe ari gusenga aze kumenya icyerekezo cya Maka aho kiri. Noneho rero nge icyo nashakaga gusobanura nuko gusenga inshuro 7, 10 se 20 ku munsi si bwo butagatifu. Ubutagatifu ni mu mutima, ubutagatifu ni ibikorwa mbere yuko biba ahantu. Hari abantu benshi rero baba muri shapeli, baba mu kiliziya ariko batazabona Imana kubera ibikorwa bibi. Aha rero niho nagiraga muvandimwe ngo ngukebure nkubwire guharanira kuba umutagatifu. Kandi ubutagatifu ntabwo uzabugirwamo nuko runaka byemeye. Kwengwa ariko ngo runaka ngo uziko yabisinyiye, ntabwo ari cyo kizatuma witwa umutagatifu. Hari abatagatifu benshi kiliziya itazi, kiliziya idashobora no kuzemeza, kuko buriya kiliziya yemeza abatagatifu navuga ngo bake ugereranyije n'abari mu ijuru, kandi abo batagatifu kiliziya yemeza burya n'abafite ababavuganira. Njya mbona mu Rwanda ukuntu ngo hari abantu, mbese hari ikipe ishinzwe gukurikirana ibikorwa bya Rugamba Cyprien kugira ngo bazamushyire mu rwego rw'abatagatifu. Urumva ni ukuvuga ngo ni umuntu uzwi, wakoze ibintu bizwi kandi ufite n'abantu bazwi bamukurikirana. Hari abantu benshi rero bapfuye mu buryo navuga ngo butazwi cyangwa se wenda buzwi ariko badafite gikurikirana. Abo rero ntibazigera bandikwa mu gitabo cy'abatagatifu, ariko si ukuvuga ko atari abatagatifu, kuko ubutagatifu ni cya kintu kizatuma ubasha kwicara ku ntebe y'ubwami ya ntama, ukicara hafi yayo, ukaba warameshe ikanzu yawe ukayereza mu maraso ya ntama. Ubwo rero ubwo butagatifu nibwo twe duharanira. Ngewe rero iyo mbuharanira ntabwo ari ngombwa ko nkubwira ngo nakoze ibi, sina ngombwa ko nkubwira ngo byagenze gutya, sina ngombwa ko padiri cyangwa musenyeri abimenya, sina ngombwa ko umuturanyi wawe cyangwa se umuvandimwe mu bana bimenya. Ubutagatifu ni ibanga. Birumvikana ni ibanga rikomeye yego, ariko rigeraho rikagaragara kubera bya bikorwa byawe, kubera kwa guhinduka kwawe. Runaka wavugaga nabi, runaka wahoraga ashihana, runaka wibaga, runaka wari umusinzi akaba yahindutse, bakavuga batari kuziko runaka yahindutse. Si ngombwa ko ari wowe ugenda uvuga ariko ngo mujya mubona ko nahindutse, ngo nge narahindutse. Oya, byihorera. Yezu yaravuze ati si ngewe witangira ubuhamya,
data wantumye. Aleluya. Kandi aho ngaho navugagaho ko si ngombwa ko runaka na runaka bamenya kuri mu butagatifu. Ni nabyo ijambo ry'Imana ritubwira, kandi rikabitubwira inshuro wenda mu buryo bunyuranye, ariko mu nshuro nyinshi. Hari aho batubwira ngo nuramuka ugiye gusenga ujye ugenda mu bwiherero, so wo mu ijuru niwe uzajya amenya icyo uri gukora. Niba wasibye kurya nabyo uzajya ubigenza gutyo, niba wafashije umuntu nabwo uzajya ubigenza gutyo. Bihere hehe? Mu ibanga. Ariko ijambo ry'Imana none rikongera rikatubwira ngo icyo ukuboko kw'ibumoso gutanze ukw'iburyo niko ukakimenya. Ni hehe nanone? Mu ibanga. Kuko igihe Nyagasani Yezu azigaragaza, muri babiri bazaba baryamye cyangwa basya, umwe azagenda undi asigare. Ni ukuvuga ngo uwasinyishije azagenda, uwabaye muri bwa butagatifu bwo ku mutima azagenda, yaba yari mu buhungiro. Impamvu mvuga mu buhungiro nuko hari abantu benshi bari kwiruka hirya no hino ku isi bashakisha ubuhungiro. Hari imbabare nyinshi mu isi, hari abantu bari mu nzu z'imbohe, hari abantu babaye incike mu isi batakigira umuryango namba. Abo bantu bariho. Ubwo rero icyo ndi gushaka kukubwira ni ukukubwira ngo aho waba uri hose, mu mubabaro waba urimo wose, ni ukuri umenye ko Imana muri kumwe. Bikira Mariya rero akatubwira ngo kwihana ni itegeko ku bantu bose, kuko utihannye atazabona ubwiza bw'Imana. Aleluya. Bityo rero ntago nkwiriye kwitwaza ngo ngewe ndi umuhanuzi, ngo uriya yitwaze ngo ngewe ngo ndi umukozi w'Imana. Reka rero nkubwire, guca bugufi twese turabisabwa. Aleluya. Turabisabwa. Birumvikana, hari ikintu njya mvuga, burya Imana yagushyizeho imbaraga zayo, ikagushyiraho iryo jambo, ikagushyiraho izo ngabire, iguha na marayika wo kugufasha kuzitwara. Uwo marayika rero niwe waraguhonda, wajya kuzamuka akagucisha bugufi. Marayika w'Imana bari ku murimo, ariko mu by'ukuri abarinzi izo ngabire ziba ziri muri wowe. Ni ukuvuga ngo uwo marayika umuhabwa mu buryo bw'uko hari ikindi kintu, hari ubundi butumwa Imana yaguhaye. Bityo rero uwo marayika tujye twirinda kumubabaza, kuko abantu bafite ingabire baba bafite abamarayika benshi babagendaho. Kuba muri kiliziya rero cyangwa mu rusengero ntibivuga gutaha ijuru, ahubwo bisaba gutandukana n'ubugome n'ubugiranabi bwose. Ni ukuvuga ngo ikintu icyo ari cyo cyose kibi nicyo kizatuma umuntu abona Imana. Naho kuba warabaye umwigisha, kuba warabaye umuhereza, kuba warabaye umusomyi, ntacyo bivuze ngo bivuge ngo ugiye mu ijuru. Ijuru riraharanirwa. Hari abantu rero baburira imigisha aho abandi bayibonera kubera imyitwarire yabo idahwitse. Urugero, aho Mariya Madalena yaboneye Yezu wazutse akamuhumuriza, niho ba basirikare bagwiriye igihumura. Ni ukuvuga ngo Mariya Madalena kubera icyiza, kubera ineza yashakanaga Yezu yaramubonye. Ba basirikare kubera inabi yari yabicaje aho ntibamubonye. Ni ukuvuga rero ngo ahantu Yezu ari, reka tubanze twumve ko ubutagatifu bwa mbere ari ahantu Yezu ari. None se abo bantu bombi ko bari aho Yezu yari ari, baronse kimwe? Mariya Madalena yari ari aho Yezu yari ari, kumva. Abasirikare bari aho Yezu yari ari, kumva. Ariko se baronse kimwe? Mariya Madalena yabonye Yezu, abasirikare bo ntibamubonye, ahubwo igihe cyo kugira ngo bamubone bikubise hasi, bagwa igihumura, ibintu birabakomerana, nuko Yezu atambuka batanabizi. Ndagusobanurira ko kuba mu kiliziya, gutura hafi ya kiliziya, guhora mu kiliziya, kuba uri umubikira cyangwa se uri umupadiri cyangwa uri umufurere, ntabwo bivuga otomatikuma kujya mu ijuru. Abantu ndizera ko mpasobanuye, wenda n'ababishidikanyagaho barabyumvise. Kujya mu ijuru bisaba iki? Bisaba kuriharanira, kurikorera, ukihana muvandimwe, ukagerageza gukora ibikorwa byo gukiranuka, ukumva ubabajwe nuko wenda hari ikintu kitagenda neza kandi cy'abantu bagana mu ijuru, mbese ukagira umutima w'impuhwe. Mu minsi ishize rero nafashe gahunda yo kuvuga nti nzajya mfasha umukene byibuze umwe mu gihe runaka. Mu minsi ishize rero mba ndi kumwe n'umuntu, haza umuntu w'umukene, araza ateze akaboko, ngiye kumuha umuntu, arambwira ati uramenye, ahataba abantu baba buzuye imyuka mibi, ahatumara kumuha ugahita uba umusazi,
urugero rw'umuntu ngo yabonye ngo wahaye umuntu ngo nuko arangije ngo ahita asara. ndavuga ariko rero nanjye naramubwiye mu mutima niceceka shitani wimbuza gukorera Imana. n'ubundi rero nta cyabuza umuntu burya ikizakubaho cyo kiba kizabaho. ngiye rero nkavuga nti ariko nimpfa nzapfire muri Yezu. ubonye byibuze wa mugani n'ibyo bintu bikubayeho wenda wafashaga n'Imana yagutabara. none se ko hari igihe bikubaho utanafashaga. ibyo rero ntibikaduca intege bavandimwe bagana mu ijuru. ntabwo tuzi bariya basabiriza wa mugani kiba kibagenza. hari ababa bafite imyuka mibi ari nayo yabagize uko nguko basabiriza. ariko kandi njyewe mbwira Yezu nti mbikoreye wowe. nundekura rero nkagwa mu maboko y'abadayimoni n'abazimu buriya muntu nubwo nawe uraba ugaciye nyine. ubwo ejo nabwo nari ndiho ngenda umuntu araza rwose ubona ko afite imyuka mibi. ndabibona ko afite imyuka mibi mu bantu bose bari bahari abari ngewe aza kuramutsa. araza yihuta cyane abampereje ikiganza abantu bose baramwitaza ndakimuhereza. maze kukimuhereza nyine yanshuhuje birumvikana. ubona biramushimishije kuko abantu bose bamwitazaga. arangije aravuga ngo wowe ratangwe nibe nawe ngo wumva byibuze umubabaro ngo ushobora no gusengera abantu bakaba bashyiramo n'abo bose baba bitaza ngo n'imbaraga nkeya ziba zibarimo. nuko nanjye sinamutindaho nyine sinabyitaho ndigendera. cyakora koko icyo numvise cyo tumaze gutandukana numvise ko ikiganza cyabaye nk'ikindi ariko nkabwira Yezu nti imbaraga ze ntabwo nari mfite ubwoba. imbaraga ze ntacyo zivuze. imbaraga ze ntareka antikristo ariho arakora ararwana ariko ntatsinda. haleluya. ukwemera kwacu ni kutugeze hahandi ho kumva ko n'icyakubaho cyose Yezu yagitsinda. izo mbaraga ze rero numvise ko koko hari ikintu kitasanzwe koko cyasaga n'ikingezeho ariko cyahise gifinina bya bisasu bifini. haleluya. bigafinina bitugezeho. haleluya. amina. ibyo rero bizafinina kubera kwizera Imana. erega Yezu yarabivuze ngo abazamwemera ngo bazarya uburozi ngo ariko ntacyo buzabatwara. ngo bazafata inzoka zizabarya ko ntacyo. haleluya. ubumara bw'inzoka ntacyo buzagutwara. mbe muvandi ubumara bw'inzoka se wibwira yuko buzabura icyo bugutwara butakugezeho? izaba yakurumye ariko ntugire icyo uba. njye mbwira abavandimwe rero ni izo nzoka zizaba zaturiye. ubwo burozi tuzaba twaburiye kandi kugira ngo bigaragare ko ntacyo bugutwaye nuko uzaba urwara. tubyumvikaneho. ntabwo ari kwa kundi uzagera ahantu uburozi buri ngo utambuke wenda wigendere ntugire ikibazo. ushobora kuhagera rwose ukagira ikibazo ariko ugakira mu buryo bw'igitangaza. abantu bakavuga bati uriya muntu uburozi bwari bumwishe ariko arakize. haleluya. ariko bigaragara nyine ko bwari bwakujeho. muvandimwe rero ibi byose ni ibintu tuba dukwiriye gutekerezaho. ni ibintu tuba dukwiriye gufatira umwanya tukajya tureba aho tugana tukareba uburyo tugomba kuhagana. hari abavandimwe bajya bambwira bati si inyigisho ziraduhugura. haleluya. birakwiriye ko duhuguka ariko erega birakwiriye ko inyigisho duhabwa tuzumva. kandi reka dukomeze tuzumva n'ibindi byinshi byinshi. ijuru ubukungu bwo burahari. naho zenganira n'abantu bavuga ni ngewe ubukungu mfite ikintu kimbabaza nuko busa n'ubuteretse mu biganza byanjye. twagiye ikibaho tuburambikayo ariko kandi ntibiragera ngo bigende nyine n'abandi babimenye. ariko Yezu Kristo araza ampoza umutima aravuga ati reka da ibyari mu nyandiko bibiri mu mvugo kugira ngo hatazagira umuntu uvuga ko atabimenye. aterega niyo byaba ari igitabo ati igitabo bashobora kutagisoma ariko izi nyigisho zirumvikana. haleluya. kandi koko muvandimwe aho uri wenda iki gitabo ntiwashoboraga kukigura naho tucyamamaza ntiwari kuzabivamo ariko ubu ngubu uri kucyumva. uracyumva urumva Yezu. amina. nitubishobora koko byanze bikunze igitabo cyo kizandikwa. nitubishobora kizandikwa ariko na mbere yuko cyandikwa amenya ko le contenu ari iyo ngiyo. ibikubiye muri icyo gitabo n'ibyo ngibyo. ubu ni ukuvuga ngo Yesu yari yambwiye ati nta muntu uzacirwa urubanza nuko atabimenye. rero dukomeze tuganire muvandimwe
cyewe icyanzanye si ukugwiza urubanza kuri wowe, ahubwo ni ukugira ngo bya bindi byari urubanza, bya bindi wari uhagazemo utazi ko ari na bibi, ubivemo mu izina rya Yezu Kristo, amina. Bikira Mariya rero aratubwira icyamubabaje. Aratubwira ati kumusasira mu mva cyari ikimenyetso cy'uko dutandukanye ku mubiri. Byarambabaje cyane kuko nibukaga byinshi mu bwana bwe. Kandi koko hano muvandimwe twibukiranye, kenshi na kenshi iyo umuntu apfuye, burya n'igituma tuba tumushagaye tubabaye, tuba twibuka ibintu twavuganaga akiri muzima, ibyo twasangiye akiri muzima, ibyo twabayeho akiri muzima, ukumva birushijeho kukushengura umutima, agahinda kakarushaho kwiyongera. Bikira Mariya rero nawe hano twibukiranye ko yari umuntu, yibukaga rero ibyo yabanyeho na Yezu, amagambo yamubwiraga, uburyo yamwonyeje. Birumvikana ko Bikira Mariya yarababaye cyane. Igihe namusasiraga nabonye ijuru rikingutse, maze mbona inkota ityaye cyane inyikubise ku mutima. Ndabaza ntese Mana ishobora byose, ibi bizarangira ryari koko? Ijwi rituruka mu ijuru rirambwira ngo kubera ko wihanganye muri iyi nzira y'ububabare bwose, nkugororeye kuba nyina w'abemera Kristo bose, kandi nzakwicaza iruhande rwe n'umubiri wawe. Aha rero niho Bikira Mariya yaherewe rya sezerano twebwe tuvuga ko yajyanywe mu ijuru n'umubiri we na roho ye. Birumvikana ntushobora kubyemera utamwemeye ngo aguhishurire aho yabibwiriwe. Kubera ko wihanganiye ibigeragezo byose wahuye nabyo, ukabyakirana umutima wo kwihangana, ubaye umubyeyi uhoza abababaye bose kandi umara intimba. Ubwo aya ni amagambo akubiye mu bisingizo bya Bikira Mariya. Uwambwiraga sinamubonaga, nibwo noneho mbonye marayika w'Imana arambwira ati inkota wagenewe zirarangiye. Iyi niyo yari iya nyuma, ni 7. Nari narahawe ubutumwa bwo kukurinda muri iyo nzira y'ububabare, none ndangije umurimo. Ampereza amafoto meza ya buri nkota. Arambwira ati nari mfite ubutumwa bwo gufata amafoto y'iyi nzira kugira ngo hatagira n'imwe izibagirana. Nari ishinzwe kuguhereza inkota kuko nari nabitegetswe n'Imana, nzi ko wababaraga, ariko nanjye nta kindi nashoboraga kurenzaho kuko numviye Imana. Zose nanjye zanyuraga mu ntoki zikansharura. Anyereka ibikomere 7 bye bimeze nk'amatara 7. Arangije arambwira ati kubera ko wihanganye muri ubwo bubabare bwose, Imana yantumye ngo nkumenyeshe ko kubw'izo nkota wafatanyije na Kristo gucungura abantu, none yakwambitse ikamba rya cyamikazi. Haleluya. Aya magambo yose udasomye utemera Bikira Mariya ntabwo wazayamenya. Reka rero twitegera amatwi, twe tumukunda kandi tumwemera, nimureke twiyumvire n'ibindi. Izakujyana n'umubiri wawe w'ikuzo ubane na Kristo wazutse. Muri icyo gihe Yezu namubonaga ameze nk'uwishwe ari iruhande rw'intebe y'ubwami. Marayika arambwira ati urabona ntama wishwe ntarakorerwa ibirori, kandi ni vuba. Ibyo birori nawe uzabitaha nka nyina wa Jambo. Ampereza amafoto meza y'ububabare. Arambwira ngo Imana yarishimye kuko ku mafoto yose wabaga usa n'useka, ufite ukwihangana. Mu gihe twebwe aya mafoto yagaragara wapfuye, wakambeje agahanga ureba nabi, Bikira Mariya amafoto yose yarayafite asa n'useka kubera kwihangana.
aya mafoto arakomeye kuko azategurwa mu nzu uzaturamo. Uko inkota yamanukaga mu ijuru, hahindaga umushyitsi ukomeye, intebe y'ubwami y'Imana ikampereza inkota n'uburyo bwo gufata ifoto yawe. Amarira yawe yabaye igitambo gikomeye cy'ishimwe mu maso y'Imana. None rero akira ububyeyi bw'isi yose. Ampereza umubumbe w'isi, arambwira ati uri umwamikazi w'isi n'ijuru. Haleluya, amina. Ampereza ikamba ritatse inyenyeri 12 zaka cyane n'izindi 3 zitaka cyane. Ansobanura ko izo nyenyeri zisobanura ko ndi umwamikazi w'intumwa, kandi ko nahawe ubutumwa bwo guhindura abantu bose intumwa za Yezu, nk'uko nawe ubwe yari yaratoreye inkoramutima ze 12, yari yaritoreye inkoramutima ze 12. Mu kwihangana kwawe hakize benshi, kandi bagirwa inkoramutima za Yezu. Ukomeze abo Yezu asize, kandi uzanabakomeza na nyuma, kuko ubutumwa bwawe uzahoraho iteka. Izo nyenyeri 3 zitabona nk'izindi zisobanura ko uzakomeza ubutabazi na nyuma y'ubuzima bwo ku isi, kandi ko uzajya ubabazwa n'abana bawe batihana, bityo ukazajya ubahakirwa ku Mana. Izo ni ingobyi zihetse abanyabyaha benshi, ariko bibumbiye mu byiciro bitatu, bya bindi twaganiriyeho tugitangira. Arangije aramubwira ngo ngende marayika Gaburiyeli wakumenyesheje iby'isamwa rya Yezu. Sinigeze nkuva iruhande, ariko ubu ndangije ubutumwa nari mfite. Aransezera aragenda. Igihe nasasiraga Yezu mumva, kandi nabonye ko umutwe we washengutse cyane, kandi amaraso akidudubiza boshye umugezi. Mfata agatambaro nari mfite mu gituza, kandi yambwiye kubika igihe twari mu buhunzi. Ndakamutamiriza, amaraso ahita akama. Marayika arambwira ati ibi bisobanura ko uzajya uhosha uburakari n'ububabare bwa Yezu igihe uzaba utakambira isi. Niyo mpamvu mu gihe cy'izuka rye ako gatambaro bagasanze karambitse ukwako. Dushobora kubibona mu ivanjiri yanditswe na Yohani, umutwe wa 20 ku murongo wa 6 kugera ku murongo wa 8. Reka tuhashake tuhasome. Yohani umutwe wa 20 murongo wa 6 kugera kwa 8. Simoni Petero wari umukurikiye abarahageze, yinjira mu mva, abona imyenda irambitse n'igitambaro bari bapfukishije umutwe we kitarambitse hamwe n'imyenda, ahubwo kizingiye ukwacyo ahandi hantu. Nuko wa mwigishwa wari wageze mbere kumva, nawe arinjira aritegereza, maze aremera. Ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Ako ni kagatambaro rero Bikira Mariya yamuhaye. Bana banjye, mujye musenga igihe n'imburagihe, kuko gutegereza gusenga ari uko ugeze mu makuba bihira bake. Ni koko Yezu yarabivuze ati roho igira ibakwe, ariko umubiri ugira intege nke. Nuvuga ngo roho igira imbaraga, ariko umubiri ukagira intege nke. Umubiri utsinda benshi, mujye mwibuka kubasabira. Niba Yezu yarageze aho yiheba igihe yavuga ati dawe icyatumye untererana n'iki, wowe urumva byacura iki? Wowe urumva byakugendekera bite? Igihe muzirikaniye intambwe, kandi mujye mwibuka ko nawe yari umuntu, kandi nanjye nkamushyingura nk'umuntu. Ibyo nagororewe ni byinshi kandi ni byiza. None se iyo ntaza kwihangana ngo nsinde,
byari kugenda bite? Nawe rero ihanganira ibikugoye, kuko hirya y'umusaraba hari ukuzuka, hirya y'ibigoye hari ikamba rigutegereje. Ishapule y'ububabare nayihaweho umwihariko mu butabazi. Niyo mpamvu ntashobora kwirengagiza abanjye bayizirikana banyambaza. By'umwihariko mwebwe mwemeye kugendana nanjye muri iyo nzira y'ububabare, n'abandi bazajya bagira igihe cyo kuyizirikana, mbemereye ko. Tega amatwi muvandimwe, ushobora kuba wari uri muri uru rugendo uvuga uti ni igihe cyo gusenga nyine, reka nsenga. Umva ibyo cyoye, wibuke ko turi ku munsi wa nyuma, turi ku ibukiro rya nyuma. Umva ko nta na rimwe Bikira Mariya ashobora kugukoresha urugendo ngo ntakugororere. Umva rero ibyakugororeye. Muzagira uruhare ku izuka, muzazukana na Kristo. Roho zanyu nzazisohoza kuri Kristo. Nzajya nihutira kubatabara mu bibazo byanyu byose. Muzamfasha mu murimo ukomeye wo gukiza isi. Nzabaha imbaraga zo gusenga, kandi nzabagira ihanga rinini. Muhumure, turi kumwe kandi mbakomeyeho. Mbarinze nk'uko umuntu arinda imboni y'ijisho. Nzabaha umugisha mu ngo zanyu n'abanyu bose. Ababakomokaho nzabagira inshuti zanjye. Ntimuzakorwa n'isoni, kandi ababarwanya bazabatinya. Kuvuga ngo bazaba batsinzwe. Nzajya nza kwifatanya namwe igihe musenga. Abo muzasabira nzajya mbakiza. Abanyu bitabye Imana nzajya mbatabara. Muvandimwe, aya magambo sinzi niba wayumvise. Kwenda tuzafata akanya twongeye tuyasubiremo neza, buri jambo kwaryo, turyumve ukwaryo. Hakurikiyeho rero ibyishimo by'izuka, ariko aradusaba ngo mujye mwihatira kuvuga no mu bikomeye ngo ndabyemeye, kuko ari ryo pfundo ry'ubwamikazi mfite. Ibyo rero bikaba birangiriye ahangaha. Bikira Mariya rero yaje kudusobanurira ububabare burindwi kubera icyo ari burindwi. Umubare wose ufite igisobanuro cyihariye imbere y'Imana, ariko umubare 7 niwo ngiye kubasobanurira, kuko ari wo ujyanye n'ububabare burindwi. 7 ni umubare ukomeye cyane. Amatara 7 yakiranaga imbere y'intebe y'ubwami, arizo roho ndwi z'Imana. Ibyo tubisanga mu Byahishuwe umutwe wa 4 umurongo wa 5. Igitabo gifungishije kashe ndwi, ntihagira ubasha kuzifungura uretse intare yo mu muryango wa Yuda, inkomoko ya Dawudi watsinze. Mbona ntama ameze nk'uwishwe, yari afite amahembe 7 n'amaso 7, arizo roho ndwi z'Imana zoherejwe ku isi hose. Ayo magambo yose turasanga mu Byahishuwe umutwe wa 5 umurongo wa 6 kugeza kwa 7. Abamarayika 7 bahagaze imbere y'Imana bahabwa uturumbeti 7. Mu Byahishuwe toujours ubutumwa bwahawe kiliziya ndwi. Mu Byahishuwe ububabare bwashoboraga no kuba 5 cyangwa bwinshi, ariko uwo mubare wagombaga guhura n'uw'amahembe n'amaso bya ntama wishwe. Mu ntangiriro Imana yari ifite umugambi wo kuzuza ububabare burindwi, kugira ngo abantu bo mu miryango yose baronke umukiro. Ubucunguzi bwa ntama si inzozi, si ibinyoma, ni inkuru y'ukuri. Kuba abantu batabyemera ntibibibuza kuba ari ukuri. Ntimugaterane amagambo n'abahakana ko Imana itabacunguye,
kimwe n'abatemera ubwamikazi bwanjye. Bana banjye, ndababujije ntimugahangane nabo, ahubwo mujye mubahugurana umutima mwiza. Nibanga mubareke, ariko ntimugaterane amagambo ngo bise no gutongana. Ubwamikazi nabuhawe kera, kandi n'ubu ndiwe. Kubyemera kw'abantu ntacyo bihinduraho, kuko biri uko kuva isi ikiremwa. Gusa kubyemera bikuzanira umugisha wowe, bikaguhesha amahoro, kandi bikaguha gusengera isi ngo urusheho kuba nziza. Icyangombwa rero ni uko Imana isingirizwa mu mitima ya bose. Igisobanuro nahangaha kirangiriye. Turangije ratubwiye ngo tujye dusubiramo: mwamikazi wababaye cyane, tugufitiye icyizere. Mwamikazi wababaye cyane, tugufitiye icyizere. Mwamikazi wababaye cyane, tugufitiye icyizere. Muvandimwe rero, urabyumvise ibijyanye n'ububabare burindwi, ndetse na bwa bundi butatu bwa za nyenyeri nyine zitaboneshaga cyane nk'izindi. Wabyumvise. Ubu rero tugiye gufata akanya twiherere, tuvugane na Yezu na Bikira Mariya, tubabwire ibyerekeranye n'imibabaro yacu. Birashoboka ko hari byinshi tutasengeye muri iyi minsi ishize, ariko wowe waba ufite n'akanya rero ko kujya imbere ya Yezu na Bikira Mariya tukababwira, kuko yatubwiye ati nzajya mbatabara. Haleluya! Kuko adutabara rero, reka tumwemerere kandi tumwumve. Tugiye gusenga. Tugiye rero kubanza ndakuramutsa Mariya zirindwi nk'uko dusanzwe tubigenza, hanyuma turaza gukomeza. Ndakuramutsa Mariya, ujine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amena. Ndakuramutsa Mariya, ujine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amena. Ndakuramutsa Mariya, ujine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amena. Ndakuramutsa Mariya, ujine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amena. Ndakuramutsa Mariya, ujine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amena. Ndakuramutsa Mariya, ujine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amena. Ndakuramutsa Mariya, ujine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amena. Mubyeyi ugira ibambe, ry'utwibutsa iminsi yose ibyababaje Yezu. Muvandimwe rero, tumaze kuzirikana ububabare bwa karindwi, ari nabwo bubabare busoza ishapule y'ububabare. Tugiye rero no kuvuga isengesho risoza ishapule y'ububabare, maze dukomeze. Mwamikazi w'abahowe Imana, roho yawe yashengukiye mu nyanja y'ububabare, ndakwinginze kubera amarira wasutse muri cya gihe cy'amayoberane, undonkere hamwe n'abanyabyaha bose ukwicuza gushyitse. Amena.
nyuma y'iri sengesho rero tuvuga ndakuramutsa Mariya eshatu na dawe uri mu ijuru eshatu. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutunga uriduhe none, tubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutunga uriduhe none, tubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutunga uriduhe none, tubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago. Kuko ubwami n'ububasha n'ikuzo ari ibyawe Nyagasani, iteka ryose. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Mutima wa Mariya wababaye kandi utagira inenge, udusabire. Mutima wa Mariya wababaye kandi utagira inenge, udusabire. Mutima wa Mariya wababaye kandi utagira inenge, udusabire. Mubyeyi wacu Bikira Mariya rero, tumaze kuvuga ishapule y'ububabare twebwe abana bawe, turakwinginze rero kugira ngo wumve iby'imibabaro yacu natwe, maze muri aka kanya wakira isengesho tugutuye, dusabira abanyabyaha b'isi yose, ariko ku buryo bw'umwihariko dusabira n'abatagira kirengera n'abatagira kivurira mu isi barahari, dusabira abantu b'incike bari muri iyi si, kandi dusabira n'abapfakazi ndetse n'imfubyi bafite. Mubyeyi Bikira Mariya, abo bose uyu munsi tugiye kubazana. Tugiye no kukuzanira kandi abarwayi banyuranye, hari abantu bafite indwara zinyuranye, hari abantu barwaye cyane cyane muri iyi minsi barimo kugenda bafatwa n'indwara z'ibisazi, hari abantu barwaye amashitani y'ubwoko bunyuranye bitewe n'igisekuruza kibi, karande mbi. Ibyo byose rero mubyeyi mwiza Bikira Mariya, nta wundi twatabaza utari wowe ushobora kudukiza ibyo byose. Mubyeyi rero ndakwinginze kugira ngo iri sengesho tumaze gutura ndetse n'iryo tugiye gukomeza gutura akugereho kandi utabare abana bawe. Bikira Mariya, mubyeyi mwiza, mubyeyi wacu Bikira Mariya, mubyeyi Bikira Mariya, mubyeyi Bikira Mariya, mubyeyi Bikira Mariya, mubyeyi Bikira Mariya, reka mba nabuze icyo ngubwira mwamikazi mwiza. Mubyeyi mwiza, mba nabuze icyo nkubwira kuko abana bawe barababaye kandi bababajwe n'ibibazo binyuranye. Nyemerera wakire abapfakazi n'imfubyi. Bikira Mariya, mubyeyi mwiza, mubyeyi mwiza, utabara iteka, urengera abana bawe. Ndakwinginze kugira ngo utabare abapfakazi n'imfubyi, kandi utabare n'abantu bari kwangana n'ababo,
abagabo bari kwanga abagore ndongera ndabasengera, abagore bari kwanga abagabo ndabasengeye muri aka kanya. Nongeye gusengera imiryango itagira n'ukuri ndongera nkabagarura kuko biracyambabaza. Ndongera gusengera abantu bari gutandukana, ndongera gusengera abantu bari mu rukundo rudashoboka, ndongera gusengera abantu bari gukunda batabashaka, bari kwiruka inyuma y'abatabakunda. Mubyeyi Bikira Mariya ndakwinginze kugira ngo abo bose ubarebe. Hari abantu muri iyi si bari kubabazwa kubera urukundo, kubabazwa n'uwo ukunda, mubyeyi urabizi. Hari abagabo batandukanye n'abagore babo bitatewe n'impamvu wenda z'umugabo, ahubwo bitewe n'impamvu z'umugore. Abo rero izo ngo zatatanye muri ubwo buryo. Mubyeyi Bikira Mariya ndakwinginze kugira ngo uzisubiranye. Mubyeyi mwiza, ndabikubwira nkibuka ingo nyinshi zimeze gutyo, ndetse niyo nkubwira gutyo mba numva urugo natunga urutoki avuga n'urunguru nuko bimeze. Ndakwinginze rero mubyeyi mwiza Bikira Mariya, utabare ingo zimeze gutyo, utabara abantu bari mu gahinda ko kubura ababo, ko kwibana kandi bari bafite ababo, ariko Sekibi akaba yarabigiyemo akabatera kutumvikana, bapfa imitungo, bapfa se ubwiza, kuko abantu benshi bagenda ku buranga bwabo bagashaka guhemukira abandi. Mubyeyi Bikira Mariya, icyo umuntu yaheraho cyose kugira ngo yange mugenzi we, ni ukuri ndasenze muri aka kanya. Bikira Mariya mubyeyi mwiza, ndakwinginze kugira ngo utabare benshi bameze gutyo. Mubyeyi twifatanyije n'iyo mbaga ikuririmbira Mary Lovely Mother, tutabare mubyeyi mwiza. Mubyeyi ndakwinginze kugira ngo dutabare, uturengere kandi utube hafi. Mubyeyi Bikira Mariya, isi iratugora, ikatuvuna cyane, ikatubyinisha, ariko nongeye kukwereka abantu bafite igisekuruza kibi, ya karande yo mu miryango ituma bahora mu bibazo. Ndongera kukwereka abantu Antikristo ari kugenda abuza amahoro. Mubyeyi ndakwinginze kugira ngo bose ubahe amahoro, kuko uri umubyeyi w'amahoro, uri umubyeyi utanga amahoro. Mubyeyi mwiza, baha amahoro, baha amahoro, baha amahoro. Erega njyewe iyo nsenga cyane nshinganisha izi ngo, kuko ari paradizo hano ku isi. Ingo zibanye neza ziba mu munezero, ariko dayimoni ni umugome, atera rwaserera mu miryango, abana ntibumvikane n'ababyeyi, ababyeyi ntibumvikane hagati yabo, abagabo bagapfa, abagore cyangwa bagapfa, ugasanga abana babayeho ubupfubyi, abandi bagasigara ari abapfakazi. Abo bose rero ndabasengeye. Mweretse n'ibindi bibazo biri mu ngo binyuranye, ibibazo bijyanye n'imitungo. Hari abantu batumvikana kubera imitungo, hari abatandukanye kubera ubuzima. Bamwe wenda bari mu nzu z'imbohe, abahigwa mu buryo bunyuranye, bakaba baratandukanye batabishaka. Hari n'abagenda bagiye gushakisha umugati, ushaka akazi akagenda agahera iyo. Hari abo turi kumwe muri audio bababaye muri ubwo buryo. Mubyeyi mwiza Bikira Mariya, ndakwinginze kugira ngo abo ngabo bose ubatabare, ubereke yuko mu gusenga hari ikintu umuntu agenda aronka kandi kimugirira akamaro. Bikira Mariya mwiza, haleluya. Bikira Mariya mubyeyi mwiza, ndagutabaje mwamikazi w'amahoro. Bikira Mariya mwiza, nukuri mbabarira utabara ingo, iz'abasenga iz'abadasenga zose ziri mu muriro, ariko ku buryo bw'umwihariko ndashinganisha ingo z'abasenga, kugira ngo nukuri zibone amahoro aturuka mu ijuru. Bikira Mariya, njya mbona abagore basinze cyangwa se abagabo basinze, nkavuga nako iyi mibereho y'aba bantu imeze ite? Mubyeyi w'amahoro,
mubyeyi utanga ituze, genda mu ngo ubahe kumvikana, imitungo bayumvikaneho, abana babumvikaneho. Hari ibintu byinshi cyane. ADN nayo yaje gusenya ingo. Urugo rwari rwubatse bati bapimye ADN basanga abana badahuje na se, ubwo rukaba rurasenyutse. Hari n'izindi ziri muri ese ngo tuzabazo tugerageze turebe twumve niba dushobokanye. Izo zose ni ingo ziri mu isi, hamwe n'izindi kese nyinshi cyane ntabasha kurondora. Hari abana bari gushaka abandi kubera yuko babahatirwa n'imiryango. Hari abana bari kwicirwa ubukwe kubera ko imiryango itabishyigikiye, kubera amoko, amadini, uturere. Hari abashakanye bafitanye ibibazo by'amadini, umugore yajya gusenga akisha umugabo, umugabo yajya gusenga akisha umugore kubera ko badahuje idini. Ibyo byose ni ibintu biri gusenya ingo. Hari n'inkundo zaje rero, abagore barangamiye abagabo batari ababo, abagabo barangamiye abagore batari ababo. Ibyo byose ni dayimoni yibasiye ingo. None mubyeyi mwiza, ndakwinginze kugira ngo ugende mu ngo, ni ukuri uzisubiranye, uvanemo abantu barwaye indwara z'ibisazi kubera ibintu byinshi bagiye babona, abarwaye za depression. Mubyeyi ndabakweretse, mubyeyi mwiza ndakwereka n'abafite ibibazo bishobora kubageza kuri depression. Abo bose ndabasengeye, ndasenze mu izina rya Yezu. Mubyeyi Bikira Mariya, nawe uraduherekeza tugeze kwa Yesu, ndabizi. Hano mu izina rya Yezu Kristo ndasenze kugira ngo ibyo bikurweho. Nsengera abantu bafite ibirwara bya bindi bikomeye, abafite sida. Mary, lovely mother, pray for us. Bikira Mariya mubyeyi mwiza, duherekeze mubyeyi w'amahoro, utujyane kwa Yezu, utujyane aheza, aho turongera ibisubizo by'ibibazo byacu. Mubyeyi mwiza Bikira Mariya, ndakwinginze kugira ngo utujyane kwa Yezu. Mpagurutse ngiye kumuramya, mpagurutse ngiye kumuganiriza, mpagurutse ngiye kumubaza. Uwo ni Yezu, uwo nihebeye. Bikira Mariya umperekeze, Bikira Mariya umperekeze, mama wanjye umperekeze, mubyeyi umperekeze. Nyagasani Yezu mwami mwiza, Yezu mwiza, ndakwinginze kugira ngo wumve gusenga kwacu, maze iri sengesho duturanye umutima ubabaye, umutima ushavuye, umutima wuzuye intimba. Yezu uryakire. Yezu mwiza, nta kintu na kimwe cyakunanira, nta kintu na kimwe udashoboye. Niyo mpamvu nkwinginze kugira ngo ukize cyane cyane ukize abakwiringiye, ariko cyane cyane aba bantu barwaye ibirwara za kanseri. Yezu mwiza, hari benshi turi kumwe muri izi audio barwaye kanseri, hari abarwaye diyabete, hari abarwaye hepatite, hari abarwaye hypertension, hari abarwaye sida, hari abarwaye indwara zinyuranye. Yezu ndakwinginze, na ziriya tutaramenya amazina yazo, Nyagasani Yezu nabo ndabasengeye. Yezu mwiza, reka nkwereke n'abantu barwaye Ebola iri kuvugwa cyane. Yezu, reka nkwereke n'abarwaye ibibembe. Yezu, iriya ndwara zirambabaza zituma duha akata abantu bacu. Ziriya ndwara zose rero ndasenze kugira ngo Yezu zidukure imbere mu izina ryawe rikomeye. Yezu,
Yezu maze iminsi nk'ubwirane niba twicaye mu magara tujyana, reka twakire ko dutashye ariko tuzatahe gipfura. Yezu mwiza, Yezu ndagukunda n'ukuri. Yezu abagukunda twese duhumurize, utubwire yuko ibyo birwara ntacyo bizadutwara, ko bitazatuvana mu buntu bwawe. Yezu ni ukuri ndabizi ko Yezu ibyo birwara biremereye abantu benshi, imiti yabyo ntayo. Hari n'abari kondane ku miti bagomba kuzajya bayinywa buri munsi kugeza bapfuye. Yezu rero ndakwinginze kugira ngo abantu be kurambirwa kubana nawe, be kurambirwa kugendana nawe, bareke imisaraba yabo bagukurikire. Yezu nsengeye abantu bose bafite ibibazo binyuranye, nsengeye abantu bose bafite indwara zibakomereye. Yezu nsengeye abantu bose bafite ubumuga, bwabo ubwo bavukanye, bwabo ubwo bahuye nabwo kubera ibibazo byo mu isi. Abo bose ndabasengeye mu izina ryawe rikomeye. Yezu ndasenze kugira ngo n'abari abantu barwaye indwara ziterwa n'abadayimoni, imyuka mibi yo mu miryango, ndasenze mu izina ryawe Yezu kugira ngo iyo myuka itsindwe mu izina rya Yezu Kristo. Hari abantu bageraho abandi bari bagatangira kwikubita hasi, hari abageraho bari gusengera bagatangira kumoka kandi nta ruhare babigizemo. Yezu ndongeye ndasenze kugira ngo mu izina ryawe rikomeye ibyo byose bikurwe ku bana bawe, cyane cyane bariya bashaka kubikira. Hari abantu bafite indwara ariko zibazengereza kandi badashaka no kubana nazo. Niyo mpamvu nkubwiye Nyagasani Yezu ngo mu mbaraga wampaye ndasenze kandi ndabasengeye mu izina ryawe rikomeye. Abafite karande mbi ndazikuraho mu izina ryawe Yezu, ndazirukana mu izina ryawe Yezu, ndazitsiratsiza mu izina rya Yezu Kristo. Ndasengera abantu bose bafite karande mbi, ndasengera abantu bose bafite ibisare bya karande mu izina rya Yezu Kristo. Abo ngabo mbamuruyeho iyo myuka ibagira gutyo mu izina rya Yezu Kristo. Yezu mu izina ryawe rikomeye abadayimoni barahunga, imyuka mibi iraceceka igahunga mu izina rya Yezu. Byose birakumvira Yezu mu izina ryawe rikomeye. Ndarisengeramo rero, ndihagazemo, mfite imbaraga, mfite ubutware, mfite gutegeka. Haleluya, mfite gutegeka. Ndategeka abadayimoni, ndategeka antikristo ngo arekura abana ba Kristo mu izina rya Yezu Kristo. Ubwo bumara ibyo akoresha kugira ngo gushe mu byaha ndabitsiratsiza mu izina rya Yezu Kristo. Mu izina ryawe Yezu ndasengera abantu bose bafite ibibazo by'abadayimoni, ndasengera abantu bose bafite ibibazo byo kwizirika ku badayimoni, ndasengera abantu bose bagiye mu barungi, ndasengera abantu bose bafite ibyo bisare bibajyana muri ibyo bintu mu izina ryawe rikomeye Yezu. Mu izina ryawe rikomeye ndabohora. Haleluya, ndabohora abantu sekibi yagize imbata, ndababohoza mu izina rya Yezu Kristo. Haleluya, mu izina rya Yezu nkoresheje iryo zina ndasengera abarwayi, abaryamye hasi kubera ibisare by'abadayimoni, abo dayimoni iri kugira ibimuga, abo dayimoni iri kugenda igira ibikoresho byayo mu izina rya Yezu. Ndakwirukana dayimoni, ndakwirukana sekibi, uri umugome, uri mubi, ntabwo ukunda ubwoko bw'Imana, ntabwo ushaka icyiza
kuza kuri bo, natwe turakwirukana rero mu izina rya Yesu. Natwe turagutsiratsiza, natwe turagukandagira, natwe dufite imbaraga, turagutegetse. Haleluya, mu izina rya Yesu Kristo. Dayimoni tuva imbere, dukinguruke turebe Yesu, dukinguruke dukorera Imana, dukinguruke tuvuga Imana. Haleluya, tuvuga Imana by'ukuri, tuvuga Imana byuzuye. Widutera kujya mu kintu cy'agahinda, widutera kujya mu kintu cyo gushidikanya, mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu ndasenze kari nambaye, haleluya, nambaye imbaraga zo mu ijuru, nambaye imbaraga zo mu ijuru. Ndabohora abantu bari muri uzi audio, ababa bafite ibihango n'abadayimoni, ndabivanaho mu izina rya Yesu. Abo dayimoni uri kubuza kubyara kubera ubugome bwawe, ndakwirukanye dayimoni mu ngo z'abashakanye, ndakwirukanye dayimoni mu kiliziya, ndakwirukanye dayimoni mu mitima y'abana bacu, mu bwenge bw'abana bacu. Ubatera kudusuzugura, ubatera kutumvira, ubatera kunywa imogi, mu izina rya Yesu Kristo. Ndabohoza abo sekibi wagize imbata, mu izina rya Yesu Kristo. Ndabohoza abo washatse kwibasira, haleluya, abo washatse kugira imbata, ndababohoza mu izina rya Yesu. Haleluya, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Byose birahambuka mu izina rya Yesu Kristo. Imibabaro yose ivaho. Haleluya, 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 mu izina rya Yesu Kristo. Byose birashoboka, byose birakoreka, byose birahambuka, byose birabohoka mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga ziraboneka, imbaraga ziramanuka, zigakora ibitangaza. Haleluya, abantu bagakira, abantu bakabohoka, abantu bakongera bakibuka ko Imana arigira neza, abantu bagashima, abantu bakava mu maganya, abantu bakava mu marira, abantu bakibuka ko Imana yabagiriye neza. Mu izina rya Yesu Kristo, amahoro ataha mu mitima y'abantu, amahoro ataha mu ngo z'abantu, mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro ataha mu kazi, amahoro ataha hose, maze abantu bakongera bagahumeka. None ndasenze rero mu izina rya Yesu kugira ngo ayo mahoro atambagire. Haleluya, atambagire mu ngo zose, cyane cyane izabo turi gusengana muri izi audio. Nibagendererwe n'umwuka wawe Mana, nibagendererwe n'imbaraga zawe Yesu, nibagendererwe n'imbaraga zawe zimenagura, zijanjagura, zikuraho bya bindi byose mu izina rya Yesu Kristo. Izo mbaraga zawe za zindi zibohora ibiboshye bikabohoka mu izina rya Yesu. Yesu, mu izina ryawe rikomeye, byose birakumvira. Yesu, 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 ndavuga Yesu. Haleluya, Yesu Kristo, Yesu, 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 haleluya, Yesu, haleluya, Yesu. Aha, Yesu, Yesu, Yesu uri mwiza, Yesu uri mwiza, Yesu uri mwiza, Yesu, Yesu uri mwiza, Yesu uri mwiza, Yesu uri mwiza, Yesu uri mwiza, uri mwiza, Yesu uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza, Yesu urabishoboye kubohora. Haleluya, hahirwa bakwiringira, hahirwa bashyize ibyiringiro byabo muri wowe, hahirwa bakwizera kuko batazakorwa n'isoni. Yesu urabohoye. Haleluya, amen, haleluya, amina. Yesu abohoye abantu bari baboshye ku gisekuruza kibi, 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 icyo gisekuruza kibi, icyo gisekuruza kibishe, icyo gisekuruza. Naho waba uri mu mahanga, Yesu arakubohoye. Naho waba uri mu gihugu cy'u Rwanda, naho waba uri mu gihugu cy'u Burundi, naho waba uri mu gihugu cya Kongo, naho waba uri muri Mozambique cyangwa muri Zambia, Yesu Kristo arakubohoye. Aho waba uri hose ku isi uri gukurikiriza inyigisho, Yesu Kristo arakubohoye. Nawe uri mu Budage, Yesu Kristo, haleluya, arambwiye ngo nkubwire ku buryo bw'umwihariko ko akubohoye kuri iyo karande mbi, ya karande yakugize imbata y'umubabaro. Yesu Kristo aguhaye ibyishimo, Yesu Kristo aguhaye amahoro, Yesu Kristo aguhaye umunezero, Yesu Kristo aguhaye byinshi. Ariko se kibakomeza kuguhuma amaso akakwereka yuko ntacyo ufite. None Yesu arambwiye ngo nkubwire ngo humura, ari kumwe nawe, niwe wakurinze, niwe wakugejeje aho ngaho, kandi n'ukuri n'ibyo ufite byose niwe biguhaye, kandi agiye kugutabara no kukurengera. Yesu arabohoye. Yesu akijije abantu benshi, benshi cyane. Yesu
yezu atanze urubyaro ku bantu. ngo dushime, 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 dushime. we bari mukama, turagushimiye, turagushimiye, turagushimiye mana yacu, turagushimiye, turagushimiye kuko ubohoye benshi, ukoze ibitangaza, ukoze ibikomeye. Haleluya. Yezu uri mwiza, uri mwiza Yezu, we uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza. Yezu uri mwiza, ntawe ukwiringira uzakorwa n'isoni, nta n'ukwirukira uzabura icyo afata, ntawe uzagusanga ngo yisange, ntawe uzakubwira ngo sandare. Yezu ndagushimiye cyane kubw'aka kanya uduhaye hamwe nawe. Mubyeyi Bikira Mariya ndagushimiye kubw'iri isengesho ribohoye benshi, rikaba ritanze urubyaro, rikijije abantu benshi, kandi imitima ikaba ibohokeye gusingiza Imana. Turagushimiye Yezu, urambwiye ngo mbwire abana bawe ngo buri wese yige gushima. Haleluya. Gushima, gushima, gushima. Yezu arashaka ko buri wese ashima. Haleluya. Yezu aravuga ngo mushime, mushime, mushime. Ibyo abakorera ni byinshi, ibyo nagukoreye mwana wanjye ni byinshi. Naragutabaye, narakurengeye, narakurwaniriye intambara zikomeye kandi ndatsinda. Ariko se kibakomeza kukwereka yuko ibyawe byarangiye, akomeza kukwereka ko ugomba kwibera mu kwiheba, akwereka yuko ugomba kwiberaho mu kwibaza byinshi. None tandukana na antikristo, ureke kwibaza, ureke gutekereza uko ejo uzamera, kuko ejo sahawe. Ahawe n'uyu munsi. Reba ibyawe uyu munsi, reba ahawe h'uyu munsi, nuko mvuganye nawe. Ndi Kristo wakubambiwe ku musaraba, kandi nagukijije kugira ngo numara gukira uzamenye ko ugomba gusingiza Imana. Nakubohoye ku ngoyi y'ikibi, nkuvana ku ngoyi y'icyaha n'iy'urupfu, kugira ngo unsingize. Igihe cyawe cyo kubaho n'ikibi cyo gusingiza, ureka amaganya n'imibabaro, kuko ibyo nibyo antikristo afatiramo benshi, nibyo ari gukoresha kugira ngo yisasire benshi. Wowe ndakubwiye ngo rekeraho kuganya, rekeraho kurira, singiza, kandi muri byose uhore ushima. Amahoro, amahoro, amahoro ni meza bavandimwe, tuyakunde, tuyishimire, kuko Imana idahwema kubitwibutsa. Yezu atanze amahoro mu ngo. Yezu atanze amahoro ku bantu benshi bari bayabuze mu kazi. Yezu atanze amahoro mu mitima y'abantu benshi. Yezu atanze amahoro mu nsengero zinyuranye, kuko hari habuze amahoro, abadayimoni baragenda bagatera abantu gukubitana imitwe. Yezu rero atanze amahoro. Yezu atanze amahoro mu bucuruzi. Hari abantu bacuruza ntibigende, bakaba babwirwa ngo nibajye gushaka imiti y'ikuzimu, barabyanze. Abo ngabo rero Yezu abahaye amahoro. Haleluya. Kandi abemereye kubatabara iteka, kuko ari umubyeyi utabara iteka. Yezu rero atanze ibyishimo ku miryango myinshi cyane, atanze ibyishimo ku bantu bari bananiwe. Hari abantu benshi bagendana iminaniro, Yezu rero arabaruhuye. Yezu arabaruhuye, abakuyeho uwo munaniro, kandi
agiye kugabanya ibyabahangayikishaga n'ibyababuzaga umutekano mu mutima. Urakoze Yezu, amen. Urakoze Yezu, amen. Urakoze Yezu, amen. Alleluia, amen. Yezu, ugira umutima utuza kandi woroshya, imitima yacu igire nk'uwawe. Mwamikazi utabara iteka, udusabire. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amena.